nta muntu ku isi uzemeza isi, nta muntu ku isi uzabwiriza ngo abantu bose bamanike ibiganza ngo twizeye Kristo. Yesu yavuze ko hariho abana bo kurimbuka, avuga ko hari n'abana b'ubugingo. Akigera mu ijuru yabwiye Imana, aravuga ngo abo wampaye bose narababwiye. Aravuga ngo ariko keretse umwana wo kurimbuka. Inshuti yanjye, uzi ko abantu bazatungurwa no kuzamurwa kw'itorero, abantu bazakanguka mu mitima ari uko itorero ryamaze kuzamuka? Inshuti yanjye, Imana yantumye kukubwira ngo humura, komeza urugendo, urugendo ruracyahari kandi nturi wenyine, Kristo ari kumwe natwe. Inshuti yanjye, umwuka wera twahawe ni uhamya ko Imana iriho, kandi Bible igaragaza neza ko ni nk'ingwate twahawe, niyo ngwate twahawe. Uhakana ko nta juru, uhakana ko abana b'Imana batazajya mu ijuru, twe turabizi neza ko tuzajyayo, kuko dufite ingwate ari wo mwuka wera w'Imana. Kandi ibyo ntitwabitsindagira mutabyemera. Utabyemera si ngombwa kubimwemeza ku mbaraga. Umwuka wera akorana ubugwaneza, avugana ubugwaneza. Kumwanga biremewe, no kumwemera biremewe. Yesu yarabisobanuye. Hariho inzira ebyiri. Hari inzira y'ubugingo, iyo nzira abayinyuramo ni bakeya, kandi yavuze ko abayinyuramo kuko ari bakeya ni inzira ifunganye, niyo mpamvu abayinyuramo ni bakeya. Satani ashaka kwigarurira imitima ya benshi kugira ngo ayikoreshe ibiteye isoni. Imana rero irambwira ngo mburire itorero, mburire abera, mburire abana b'Imana bakundwa muri Kristo Yesu, ni muve mu bute n'ubunebwe. Imana yaramwe ngo muve mu bunebwe, mwongere mwegere igicaniro, musenge mutitaye ku muhaziri ku isi. Gusenga bizatweyurira ikirere, tuzabona ukuboko kw'Imana, kuko si ubwa mbere twabona Imana ikora ibitangaza, si n'ubwa kabiri twabona Imana ikora ibikomeye, ndetse yewe nta nubwo Imana iri muri stage yo kugira ngo ikore ibitangaza. Iryo soko ni iryayo, niyo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Guhinda kw'Imana kwigeze guhindira ku Bafilisitiya bapfa umugenda. Bakundwa muri Kristo Yesu, uyu Farawo aheranye ubwoko bw'Imana, Mose yaramubwiye ngo rekura abana b'Imana. Farawo aranga. Abantu benshi bari muri Egiputa bagira ngo nuko Imana yananiwe, ariko si uko yari yananiwe. Yari imurindirije kumumirisha nkeri ku nyanja itukura. Ndihuse, murabizi uko byagenze. Byagenze gute? Abisiraheli Farawo yarabarekuye, ariko abegera ba Farawo baramubwira ngo no, urekuye Abisiraheli kandi nibo bantu bari kubaka hano muri Egiputa. Urabona inyubako bamaze kubaka uko zingana. Nibo barekuye rero Abanyegiputa bararegeje, ntabwo bazabasha kubaka ibintu Abisiraheli bubakaga. Bagira inama Farawo, baramubwira ngo dufate amagare, dufate abasirikare, dukurikire Abisiraheli na Mose, tubafatire mu nzira, tubice, bashireho cyangwa tubagarure, kubera ko dutakaje abanyembaraga. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha kuko udukurikirana hano kuri Datashye Ministry. Ndatekereza aho uri ahariho hose umwami Yesu yabanye nawe mu buryo bukomeye cyane. Reka nkubwire, umwaka urangiye kubw'impuhwe z'Imana ku buzima bwawe, kuko abatambutse ndatekereza utarabarutaga, nanjye nuko mfatikanya nanjye rero dushimire Imana ko yakoze ibikomeye mbere yuko nkugezaho ubu butumwa. Murabizi ko hano tuhatambutsa inyigisho, ijambo ry'Imana, tugasobanura inzozi abantu barota, kabiri tugatambutsa ubutumwa cyangwa se icyo twita ubuhanuzi tuba twahawe n'Imana kugira ngo tuburire itorero, kandi dushingiye mu ijambo ry'Imana, kuko Yesu Kristo yavuze ko nta kizaba atamenyesheje intore ze. Uko byamera kose rero
intore za Kristo aho ziherereye ku isi yose, Imana ikomeza kugenda ibaganiriza ikiri ku mutima wayo inyuze muri twebwe nk'umuyoboro wayo, kuko turi ibikoresho byayo. Reka dusenge rero dutangire. Ndagira ngo aho uri aho ariho hose ntuze gucikwa n'ubu butumwa, kubera ko burakureba niba ubarizwa mu gisata cy'iyobokamana. Ukwiriye kujya umenya aho iminsi n'ibihe bigeze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza kandi ryatuzuye, ryatubeshejeho, ryaduhaye ubuzima. Turiho kubw'ijambo, twavutse kubw'ijambo, twizeye kubw'ijambo. Ijambo ni ubuzima rero kuri twebwe. Sengeye umuntu wese wabanye nawe kugira ngo wakire ishimwe riri mu mutima we kuva mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12. Turashimira izina ryawe ko ryabanye natwe, twarenze ibintu byinshi. Hari abo wakijije impanuka bazireba imbere yabo, hari abo warinze impfu bazibonye kandi zabasatiriye, hari n'abo warinze inzu z'imbohe, ndetse kandi hari n'abo wagaburiye, hari n'abo wambitse. Abo rero ntabwo twese twaba ingayi. Turagushimiye kubw'iyo mirimo n'ibitangaza wadukoreye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro rero, kuko wabanye natwe, wabanye na buri muntu wese. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, nshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu, Bibiliya igaragaza neza ko ijambo ry'Imana ryagiye rigwanwa kenshi, ariko ndagira ngo mbere y'uko mbaho ubutumwa ntanga ihumure ku bakristo, ku bana b'Imana, ku bagenzi bajya mu ijuru. Uko isi yakomeje kurwanya abera, niko abera bakomeje kwaguka. Iyo hari ikintu kibi kije mu bera cyangwa se cyadutse mu bana b'Imana cyo kubarwanya cyangwa se cyo kutabemera, ntabwo kiba ari igihe cyo gucika intege nk'itorero, ahubwo kiba ari igihe cyo gushikama, tukamenya neza ko ibyo Yesu Kristo yagiye avuga mu ijambo rye biri kudusohoraho. Kandi ibyo biba bije ngo bidutyaze nk'abana b'Imana, tiba bije ngo tugwe tuve mu byizerwa duhakane iyo twizeye. Abisiraheli babaye igihe kirekire mu maboko ya Farawo, baranyazwe bakurwa mu gihugu cyabo cy'isezerano. Farawo arabatwara abajyana muri Egiputa. Bagezeyo bakoreshejwe imirimo y'uburetwa mu buryo bukomeye, ariko suko Imana yari yahakanye ko ari abana bayo, ari n'ubwoko bwayo. Ahubwo Abisiraheli babaye aho ngaho kugira ngo Imana ibatyaze, kandi bari mu gihano nanone cyuko Aburahamu ku musozi yagiye gutambira Imana igitambo arangaye, inkongoro zishona ku gitambo ziryaho. Imana irababara, iravuga ngo sinsangira na Satani, imuvuma umuvumo wo ku rubyaro. Rero iyo hariho akaga, abera dukwiriye gusenga tukamenya ngo ese akaga gatejwe n'iki? Ni Satani wasabye abera b'Imana, cyangwa se ni abera b'Imana bataye umurongo w'Imana, Imana ishaka kubakosora ikoresheje isi? Rero nahawe uwo mukoro kugira ngo witekerezeho aho uri aho ariho hose, wowe ufitiye umumaro Imana, wowe wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe uzi umwuka wera icyo ari cyo, wowe uzi Imana icyo ari cyo, wowe udahakana ko Kristo yapfuye akazuka. Ukwiriye kwinira ukisuzuma, tukisuzuma tukamenya niba ntaho twatandukiriye. Yesu agumugisha. Ibyo numvaga ari byo Imana yari ibayishyize ku mutima wanjye kugira ngo mpumurize itorero rya Kristo ku isi yose. Kandi uko byamera kose, ntabwo mu kaga n'amakuba Yesu ajya kure y'itorero, ahubwo aba ari kumwe natwe. Bibiliya iravuga ngo ubwo yageragejwe ngo abasha gutabara abageragezwa bose, kuko nawe yageragejwe. Mu by'ukuri nta kiriho kitahozeho, nta nicyo abera bazanyuramo Kristo atabanje kunyuramo ngo ashingemo ibirenge bye. Murabyibuka neza, yabanye n'abafarisayo, yabanye n'abasadukayo batamwemeraga. Yavugaga ko ari we mutsima, ariko abantu bagahakana. Akavuga ko ari we mazi amara inyota, ariko abantu bagahakana. Ariko ntabwo yatoye amabuye ngo ahangane nabo, ahubwo yababwiye ko ubwami bw'Imana bubegereye. Nanjye rero ndi hano kubabwira ko ubwami bw'Imana, torero ry'Imana, buratwegereye cyane. Imana igumugisha kuko wumvise iri humure riduturukamo, riguhumuriza, rivuye kuri Kristo Yesu atunyuzemo. Ubutumwa rero bwa mbere nuko iki kirere
by'umwihariko cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Satani arakirakariye mu buryo bukomeye cyane, kandi sinzi niba muzi ijambo rivuga ngo ijuru ryabaye umuringa. Ijuru ryabaye umuringa ni nko kuvuga ko habuditseho umwijima wa Satani. Satani arifuza ko abantu twagira urubyiruko runywa imogi ku rwego ruhambaye, rukora ibiteye isoni mu buryo bukomeye. Bimwe murabibona, ariko utwo mubona ni utumenyetso, ni utuntu tumeze nk'imirabyo. Inkuba ntabwo zirakubita mu buryo buri spirituel. Ni ukuvuga ngo rero icyo kirere uburyo nabonye nubwo ari hano, Imana irambwira ngo nubwo ubonye ari aho, isi yose irabudikiwe n'umwijima. Satani ashaka kwigarura imitima ya benshi kugira ngo ayikoreshe ibiteye isoni. Imana rero irambwira ngo mburire itorero, mburire abera, mburire abana b'Imana bakundwa muri Kristo Yesu, ni muve mu bute n'ubunebwe. Imana yarambwiye ngo muve mu bunebwe, mwongere mwegere igicaniro, musenge mutitaye ku muhaziri ku isi. Gusenga bizatweyurira ikirere, tuzabona ukuboko kw'Imana, kuko si ubwa mbere twabona Imana ikora ibitangaza, si n'ubwa kabiri twabona Imana ikora ibikomeye, ndetse yewe nta nubwo Imana iri muri stage yo kugira ngo ikore ibitangaza. Iryo soko ni iryayo, niyo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Guhinda kw'Imana kwigeze guhindira ku Bafilisitiya bapfa umugenda, bakundwa muri Kristo Yesu. Uyu Farawo aheranye ubwoko bw'Imana, Mose yaramubwiye ngo rekura abana b'Imana. Farawo aranga. Abantu benshi bari muri Egiputa bagira ngo nuko Imana yananiwe, ariko suko yari yananiwe. Yari imurindirije kumumirisha nkeri ku nyanja itukura. Ndihuse, murabizi uko byagenze gute? Abisiraheli Farawo yarabarekuye, ariko abegera ba Farawo baramubwira ngo no, urekuye Abisiraheli kandi nibo bantu bari kubaka hano muri Egiputa. Urabona inyubako bamaze kubaka uko zingana. Nibo barekuye rero, Abanyegiputa bararegeje, ntabwo bazabasha kubaka ibintu Abisiraheli bubakaga. Bagira inama Farawo, baramubwira ngo dufate amagare, dufate abasirikare, dukurikire Abisiraheli na Mose, tubafatire mu nzira, tubice, bashireho cyangwa tubagarure, kubera ko dutakaje abanyembaraga. Bageze ku nyanja itukura, bakundwa mu mwami, habaye ibintu bikomeye. Abahanga babasha no kugera muri ibyo bihugu, iyo nyanja irahari, iriho. Abahakana ko bitabaye, muzagende musure, ni ibintu byabaye ku manywa y'ihangu. Ngo Abisiraheli babona inyanja itukura imbere yabo, inzira irabarangirana, ibintu biranga. Barebye impande ngo biruke, babona imisozi miremire, iburyo n'ibumoso babona ntaho kunyura hahari. Bakebutse inyuma babona amagare n'amafarashi bya Farawo, amagare n'amafarashi, kandi bafite n'amacumu. Ariko naratangaye ngo Mose asenze, Imana yaramubwiye ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Abisiraheli babwira Mose ngo turagenda gute ko inzira yaturangiranye? Nshuti yanjye, haracyari ubundi buryo. Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, ntabwo ari igihumbi. Isi ishobora kugira inzira imwe inyuramo kugira ngo itabare abantu, ariko Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, ntabwo ari igihumbi, ni inzira zirenga ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Imana imaze kubwira Farawo ngo bagende, mu gihe bakivovotera amubwira ngo ufite inkoni, ufite iki? Aravuga ngo ufite ka gakoni naragizaga amatungo yo kwa databukwe. Imana iramubwira ngo iyo nkoni ndayikoreramo ibintu bikomeye kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka Imana. Iramubwira ngo rambura inkoni hejuru y'inyanja. Akirambura hejuru y'inyanja, inyanja iratandukana. Abanyegiputa baza biruka, Abisiraheli bose babatangiye kwambuka.
umwisiraheli wa nyuma akimara gukura ikirenge mu nyanja hagati muri wa muhanda Imana yaharuye, umunyegiputa wa nyuma nawe yari yamaze gushinga ikirenge mu nyanja hagati. Imana ibwira Mose ngo mwe muretse kuririmba, ngo ongera uhindukire urambura inkoni yawe. Ngo arayirambura, ngo ya nyanja irasubirana. Haleluya! Reka mbabwire, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo inzira zayo igiye guharura inzira zayo aho abantu batatekerezaga. Inshuti yanjye, Imana irashaka kuyigumaho. Imana irashaka ko ugumana nayo. Ntutakaze Imana kubw'iminsi n'ibihe, nturekure ibyizerwa kubw'iminsi n'ibihe. Ijuru ryarambwiye ngo ntangaze ndanguruye ngo haracyari ubundi buryo yateguriye abera. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Haleluya! Mesaje ya gatatu, Uwiteka arashaka gusubizamo abantu imbaraga. Nabonye abantu benshi bacitse intege bari ahantu mu kibaya kinini, ariko abo bantu uko nabonaga bacitse intege, mbona harubaminjagiyemo amazi. Ijwi rirambwira ngo ese amazi uzi igisobanuro cyayo? Ndavuga ngo hoya, ibyo nzi bishobora kuba atari byo. Imana irambwira ngo amazi asobanura gusubizwamo intege. Ndetse kandi ubwo nahise umwuka wera ngereranyiriza umuntu wirutse akahagira cyane, iyo abonye amazi afite inyota agaruramo ubuzima. Rero Imana igiye gusubizamo abana b'Imana ubuzima. Ubuzima bw'umwuka bugiye kugaruka. Ubuzima bw'umwuka bugiye kongera guhembura abantu. Umwuka wera agiye guhembura itorero. Ntabwo ibyo mubona ari byo Imana iri kubona. Ubundi umuhanuzi ni iki? Umuhanuzi ni umuntu ureba amahoro mu gihe hari amakuba. Umuhanuzi ni umuntu ureba ikibazo mu gihe hari amahoro. Ni umuntu upfumura nyine akareba ibiri nyuma y'igikuta. Nge ndabona ububyutse bukomeye. Ndabona ububyutse bukomeye uzazenguruka isi yose. Ndabona abantu buzura imbaraga. Ndabona amakorali aririmba akabwiriza ubutumwa buheruka isi. Haleluya! Torero ry'Imana, abera turi gusezera, kuko isi nta gihe isigaje. Satani nawe arakora buheruka, arakora mu gihe giheruka, kuko aziga igihe cyamurangiranye. Nkunda kubabwira ngo isi ntabwo izagirira impuhwe abera. Satani ntafitiye impuhwe abera b'Imana. Ntabwo muzaba inshuti na Satani, ntabwo muzaba inshuti n'abadayimoni, kubera ko mwahakanye ku mugaragaro ko mutari abana ba Satani, muri abana b'Imana. Bibiliya nayo igashimangira ivuga ngo icyakora abo bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, bwo kuba abana b'Imana. Dufite identite y'ijuru, dufite irangamuntu y'ubwami bw'Imana, dufite haleluya, dufite ADN y'ubumana. Muri twe haratemberamo amaraso y'ubumana, kuko twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Bakundwa rero muri Kristo Yesu, bana b'Imana, Paul aherutse kwandika mu nzandiko ze, aravuga ngo tubabazwa kugira ngo muhumurizwe, kandi duca mu makuba kugira ngo muhabwe imbaraga mwebwe. Yasobanuraga agaciro gake k'intumwa, asobanura agaciro gake k'abana b'Imana. Yesu nawe muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 11 nkunda kuhababwira, Bibiliya iravuga ngo muzishime. Yatangiye ababwira ngo muri umunyu w'isi. Aravuga ngo umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Haleluya! Aravuga ngo nta kiba gisigaye, ngo nukujugunya, ngo abantu bakawukandagira kuko uba wakayutse. Ariko kandi aravuga ngo muzishime ubwo muzabona isi ibatuka n'ab'isi babatuka, bakabarenganya, babampora,
babahora izina ryanjye. Aravuga ngo muzishime kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu bwami bwanjye. Mariko 16:19 havuga ko umwami Yesu amaze kuvugana n'abigishwa yajyanwe mu ijuru yicara iburyo bw'Imana, ngabo nabo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha. Haleluya! Akomeresha ijambo rye ibimenyetso n'ibitangaza byagendanaga n'ijambo ry'Imana. Reka nkubwire, intumwa kuva Yesu yapfa akazuka akajyanwa mu ijuru, ntabwo muri Isiraheli, ntabwo abisiraheli bamwe ndetse ntabwo abayuda bamwe bigeze bemera ko byabaye, n'ababibonye n'amaso ntibigeze bemera ko byabaye. Nta muntu ku isi uzemeza isi, nta muntu ku isi uzabwiriza ngo abantu bose bamanike ibiganza ngo twizeye Kristo. Yesu yavuze ko hariho abana bo kurimbuka, avuga ko hari n'abana b'ubugingo. Akigera mu ijuru yabwiye Imana, aravuga ngo abo wampaye bose narababwiye. Aravuga ngo ariko keretse umwana wo kurimbuka. Inshuti yanjye, uzi ko abantu bazatungurwa no kuzamurwa kw'itorero, abantu bazakanguka mu mitima ari uko itorero ryamaze kuzamuka? Inshuti yanjye, Imana yantumye kukubwira ngo humura, komeza urugendo, urugendo ruracyahari kandi nturi wenyine, Kristo ari kumwe natwe. Inshuti yanjye, umwuka wera twahawe ni uhamya ko Imana iriho, kandi Bible igaragaza neza ko ni nk'ingwate twahawe, niyo ngwate twahawe. Uhakana ko nta juru, uhakana ko abana b'Imana batazajya mu ijuru, twe turabizi neza ko tuzajyayo, kuko dufite ingwate ari wo mwuka wera w'Imana. Kandi ibyo ntitwabitsindagira mutabyemera. Utabyemera si ngombwa kubimwemeza ku mbaraga. Umwuka wera akorana ubugwaneza, avugana ubugwaneza. Kumwanga biremewe, no kumwemera biremewe. Yesu yarabisobanuye. Hariho inzira ebyiri. Hari inzira y'ubugingo, iyo nzira abayinyuramo ni bakeya, kandi yavuze ko abayinyuramo kuko ari bakeya ni inzira ifunganye, niyo mpamvu abayinyuramo ni bakeya. Ariko aranavuga ngo hari indi nzira ya kabiri, abayinyuramo ni benshi, kuko ni inzira nyine umutinganyi yanyuramo yidegembya, ni inzira nyine umujura anyuramo nta kibazo, ni inzira nyine umupfumu yihandagaza akavuga ko nta Mana ibaho, ni inzira nyine abantu bakora ibyo bishakiye bavuga ibyo bishakiye, ni inzira nyine abakobwa benshi banyuramo bakajya kubagisha ibibuno byabo kugira ngo batunge ibibuno binini, kuko ni inzira nyine idafite rutangira. Ni inzira umuhungu yihindura umukobwa, ni inzira umukobwa yihindura umuhungu, ni inzira umugabo n'umugabo babana mu nzu bagashyingiranwa, ntawe ubakomye wanabavuga isi ikakureba ikijisho. Iyo nzira rero arabisobanura, aravuga ngo ni inzira izaganisha abantu mu kurimbuka. Nshuti zanjye, bafana mufana cyangwa se mwizerera mu myuka ya gikonikoni, ninde mupfumu ku isi wigeze apfa akazuka? Ntawe wabona. Ninde se mupfumu ku isi yose? Mujye za Nigeria, mujye muri za Uganda, mujye n'ahandi, yewe na hano, mutwereke mu mateka umupfumu wigeze apfa akazuka. Ntawuhari. Yesu Kristo umwana w'Imana niwe wenyine. Iyo tubabwira Yesu, turavuga umugabo w'igihangange, turavuga umunyembaraga, urupfu rutaheranye, wapfuye ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu akazuka, kandi akiyereka abariho i Yerusalemu. Yiyeretse abigishwa muri icyo gice cya 16 muri Mariko. Yiyereka abigishwa amaze kuzuka. Timoteyo, ba Timoteyo bose bari bataravuka, bari batarabaho, ariko bakimara kumenya inkuru ze bahise bizera Yesu. Ba Pawulo bahuye nawe mu buryo bw'amayerekwa. So rero natwe turavuga uwo twumvise kandi twanabonye,
ni umugabo w'umunyembaraga. Torero ry'Imana, nk'uko nabibasezeraniye, ntabwo ihumure riva ku Mana tuzariherana twenyine, ahubwo tuzajya turibabwira namwe kugira ngo murusheho kwizera ko iyo azuye Yesu, natwe niyo twabaho mu rupfu izatuzura hamwe n'abera bose. Imana igumugisha. Hari message ya gatatu, muri hangana message nagiye nzitanga ariko ntanga n'imirongo ya Bibiliya kuko tugeze mu gihe kigoye, tugeze mu gihe gikomeye. Ntidushaka kuvuga ku bindi bitandukanye, turashaka kuvuga Kristo wapfuye akazuka kuko ni nawo muhamagaro twahamagawe. Mu kwezi kwa 12, muri uku kwezi kwa 12, abanyetorero mu nyumva duhuriye hano, dukwiriye kuzakora amasengesho y'imisi 2 hagati y'itarike 22 na 23. Ubwo naho ngaho ndakwinginze uzasenge, usengera uriya mwaka, kuko uriya mwaka urimo akantu kakijima gakomeye, umwijima ukomeye, ku buryo abantu bazifuza gushaka mu maso y'Imana badafite uburyo bwo kuhashaka. Ni kenshi duhanura ibintu bamwe ntibabyiteho, ariko byabasohoraho ugasanga muri guhamagara ngo urumva ngo jye sinabimenye, ngo ukwiriye kuba maso, ukwiriye kuba maso kuko Yesu aravuga, Imana iravuga, kandi kubihakana ntibikuraho ko bitariho, kandi kuba hari ababitobanga ntibikuyeho ko hari n'abazima. Nababwiye ko mu kazi kose kaba ku isi habamo abeza hakabamo n'ababi. Rero kandi umuntu ashobora kuba umwe agatukisha bose cyangwa babiri bagatukisha bose, ntibiba bisobanuye ko abo bantu ari bo Imana yashyize ku isi bonyine ngo babere Imana, babere abantu urugero rwiza. Iyo hariho abahanuzi b'ibinyoma, haba hariho n'abahanuzi b'ukuri. Iyo hariho abamotari b'abana babi basikuje amasakosha abantu, biba abantu, haba hariho n'abamotari bakora neza. Iyo hariho abashoferi batwara nabi, haba hariho n'abashoferi beza. Mu kazi kose no mu mareta hose habamo abantu beza n'ababi. Habaho abakora inshingano zabo neza nk'uko bazirahiriye, habaho n'abandi badeviya bagakora inshingano zabo nabi bitewe n'uko imitima yabo yuzuye ubugome. Niyo mpamvu rero twebwe iyo duhawe ubutumwa turabutanga. Sinzi n'abampugura ngo rumva ngo urwego uriho ngo rwa gicumba, ngo ntabwo umushumba ngo ufite titire nk'iyo ngo abakwiye kuvanga Imana iravuga. Nshuti yanjye, usibye ubuyobe ufite, Imana yavuganye natwe tuba mu bihuru, nta hantu ho kuba tuba tubundabunda mu ngo z'abantu. Umuntu aryama hano ejo akazaryama hariya. Ivugana natwe ko tuzaba abo turi bo none iyo yavuze nitugeraho tugera kuri urwo rwego tugejeje ibyo yatubwiye, tuyivugire ngo ntabwo wavugira muri twebwe. Imana nitavugira muri ngira avugira muri nde? Imana iravuga, izakomeza kuvuga, nta rwego na rumwe wageraho Imana itakuvugisha, ahubwo uyanze ko ikuvugisha ukagira isoni n'ipfunwe ryo kuyivugira, ijambo riragukosora rivuga ngo nimwanga kumpamya imbere y'abantu, nanjye nzanga kubahamiriza imbere y'abamarayika n'imbere y'itorero ryayo ryera. Guhabya Yesu rero, Paul aherutse kuvuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha umuntu gukiranuka. Nshuti yanjye rero, tariki 22 na 23 dukwiriye kuba turi mu bihe byo gusenga, dusengera uriya mwaka. Wowe aya masengesho uzayakora ku giti cyawe, uzayakora usengera uriya mwaka kugira ngo Imana izawugutambutsemo amahoro. Kandi jye nyine mpanura nk'umuhanuzi mukuru, ntimugakenere ko njya muri A a Z. Nababwiye ko ni byiza ko mwumva igihe burayi. Amasengesho y'imisi 2 ugomba kuyumva ukayajyamo, ugasenga usengera umwaka ugiye kwinjiramo wowe nkawe, apana kwiyunga n'abandi. Wowe nkawe, kuko niwe uzi ibyo ukeneye, ukereka Imana ibyo ukeneye, kandi ugasaba uburinzi bwayo kugira ngo Imana iguhe protection muri uriya mwaka. Yesu abaho umugisha, Imana ibane namwe. Munyemerere dusenge dushima Imana ko ibanye natwe muri uyu mwanya. Inkurikizi yose yakurikirana ubutumwa bwiza itari ngombwa, nyiroshye mu nyanja yakumuriro n'amazuku. Ishimwe ryaduhamagaye tugomba kuryamamaza, kandi ubuntu bwa Kristo bugomba kuba kwitorero. Ndasengera umuntu uri mu gihugu ntuyemo cy'u Rwanda,
ingobyi iduhetse kugira ngo ahabwe ihumure riva ku Mana. Ndasengera umuntu uri muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique n'ahandi no muri Tanzania. Ndasengera abari mu bihugu by'i Burayi, mu izina rya Yesu bahe protection yawe. Kandi Mwami, amashimwe ni menshi kuko waraturinze, amashimwe ni menshi kuko wabanye natwe, nubwo bimeze bitya wabanye natwe. Turagushimiye rero, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishimwe. Abari muri Oman badukurikirana, abari Dubai badukurikirana, abari mu Bufaransa badukurikirana, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badukurikirana, reka bahabwe ihumure riva ku Mana. Uko warumwiye ngo nzane ihumure, ukampa n'ubutumwa uhumuriza imitima y'abantu bose bazakurikira iki kiganiro, basubizwemo imbaraga. Mbisabye mbyizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Shalom, Imana igumugisha, Imana ikugiriye neza, kandi usharinge ubutumwa inshuti yawe uzi ko yizera, ndetse n'abatizera mujye mubaha, kugira ngo dukarabe n'ibijya bisohora ku bantu bajye bamenya ko Imana yabera ivuga. Yesu aguha umugisha rero, wakoze kudukurikirana. Imana ikwiteho, amen. Shalom.